nyuma y'ijambo Tito Rutaremara yavuze, Generali Semata, reka wumvirize video hano, Generali Sultani Makenga, Liyotona Colonel Rugabo, ngo bagiye guha Uburundi Noel. Byumvikana ko Uburundi bagiye kubufata. Ngiye kukureka wumvirize video hano, ariko Burundi burafashwe, Kongo irafashwe, koko igihe cyose hari, ariko reka nere kujya muri byinshi ubanze wumva. Ufite umutima woroshye iyi video ntuyumve. Abanyamurenge ubwo bari bari kwibuka ihonyabwoko bagiriwe mu Gatumba, umushyitsi mukuru ijambo atangaje, ngiye kuguha wumvemo iminota mike cyane, ariko ufite umutima woroshye. Iyi ni video ikaranga nta birungo, ikabaga nta kinyi, bikwirirwa wumviriza. Koko nyuma yo kumva iyi video wowe ubwawe urahita ufata umwanzuro, sinzi niba ari wo guhunga M23 twigwaneho, barahita bafata umwanzuro nabo, nkamenya ko iri jambo ni nabo ryari rigenewe cyane. Uburundi burahita bufata umwanzuro n'u Rwanda rufata umwanzuro, kuko iri ni ijambo rya nyuma kandi rya mbere je numvise riteye ubwoba kuva mvutse, kuko uyu musaza ibyo yavuze nararibonye y'u Rwanda ni ibintu biteye ubwoba. Ariko ntizimbye, ngereka duhurire imbere, reka nkure kubanze wumvirize. You welcome. Ariko dusaba umushyitsi mukuru kabitwemereye yakomereza kuri podium. Mihangana, ariko ikibazo mwabaje metre muvuga muti ariko butabera buzaza ryari? Erega simwe munabushaka, bari abantu mureba i Burundi nibo bakoze genocide hano mu Rwanda. Buriya Gatsibo hari abarundi bakoze genocide, mu Bugesera hari abarundi bakoze genocide, muri za Huye epfo majyepfo y'u Rwanda hari abarundi bakoze genocide, nanga mu mujyi wa Kigali. Natwe twarabubuze ubwo butabera, nta murundi n'umwe turazana, kugeza n'igihe hari abarundi bahungiye hano. Mujya mubyumva perezida w'u Burundi abivuga ko ari abo twabimye tugira ngo bakaba ari bo basabye ngo batahe bagire bate. Hari n'ubwo twabwite nta n'icyo binatwaye ngaho, nimuze twandikirane tubahe abantu, ariko namwe mudihe abo tuzajya tubasaba. Bagezeyo uwabyanze n'uyu, ngira ngo uyu mujenerali bigeze gufunga, aho baherutse gufungura, yandika ka tractor avuga ati abanyarwanda ari muhemera ko nabo bazajya basaba abantu, ati ko bazatumara hano bari mu Rwanda, abari i Burundi twese. Ubwo nyine twajya kubasaba tugahera no kuri abo bo hejuru, kuko abenshi bakoze genocide hano mu Rwanda. Buriya rero hari n'ikintu nababwiraga, erega kugira ngo genocide y'u Rwanda yitwe genocide nuko RPF yatsinze. Iyo dutsindwa ntabwo ubu genocide, ntabwo u Rwanda ruba rwaravuze ko twakoze genocide. Ibyo rwose ese nuko RPF yatsinze, naho ubundi iyi genocide yo mu Rwanda ivuga hose igira ite ntabwo iba yaravuzwe. Iyo bisa n'ibivugwa muri za 50, 64, 62 yagiye iba genocide, ariko hari wigeze ayivuga. Buriya rero nayo kugira ngo ivugwe nuko twatsinze, iyo tudatsinda ntabwo biba bivugwa. Icya kabiri, ubutabera iyo tudakora gacaca ngo ducire imanza miliyoni ebyiri z'abari bakoze genocide, n'abariya mujya mwumva umwe babiri muri Amerika, batatu mu Bufaransa, bane muri Sweden, n'abandi nabo ngabo ntibaba baraciwe n'izo manza. Nubwo nyine twagize leta turatangira imanza turazica,
noneho biga nabo kugenda bakuramo kamwe hirya no hino. Nacyo gituma muzabona hari ubwo mu bihugu bya Afurika hari wari ucibwa urubanza ntawe. Ubwo rero n'ubu jenoside kugira ngo yemerwe ko ari jenoside nuko RPF yatsinze igafata igihugu, jenoside ikitwa jenoside. Ubutabera kugira ngo ubutabera nuko RPF yashyizeho gacaca gacira miliyoni 2 z'abari bakoze jenoside, ahandi hose bagomba kubikora. Ubwo rero murabyumva, niba dutegereje ubutabera bw'i Burundi ntabwo muzabona, kuko natwe turabutegereje. Namwe murasaba abageze ku ndivugira Burundi wenda abageze kuri 200 300, hariya twe turasaba bageze ku bihumbi nka 20 30 bakoze jenoside hano. Kuba tubisaba kera ntabwo twabibonye. Nibyo yababwiraga metre, ababwira ati ubutabera butangwa n'igihugu, cyitse giteye ukagifata. Nibwo ubwo butabera babukona, naho bitabigize nta buzaza. Niyo Loni muvuga yari ihari nyine, ariyo ifite abantu turimo bakora jenoside hano muri security. Icyo gihe barimo baganira, hera no kuri Mitterrand avuga ati Abanyafurika n'ubundi basanzwe baryana karayimwe. Iyo bayitwariye umugore, abagabo batwari bararwana bakica abandi bakabamara. Ubwo nibwo Mitterrand yavugaga, atuvuga nk'Abanyafurika igihe hano mu Rwanda hari jenoside. Niko n'abandi bavugaga, nuko ubu ngubu ariwe twafashe kuko yari perezida w'igihugu. Abanyaburayi nibyo bavugaga, nibyo bandikaga no muri Conseil de Sécurité, nibyo bari barimo bavuga. Intambwe yatewe hanyuma kuko barebaga tugenda dutsinda tugera aho tugera, nibwo habonetse ba ambassadeur batatu muri Conseil de Sécurité, ambassadeur wa Czech Republic, ambassadeur wa New Zealand, Nouvelle Zealand, na ambassadeur wa Nigeria. Niwe wahagurutse bakavuga bati erega hari jenoside hariya hantu. Ariko abandi bakasa n'ababwira ngo erega ngo tujye tuyibona kuri ndakora. Iyo babongoraga barabwiraga ngo erega turayibona kuri televiziyo, kuko iyo jenoside yabashyiraga kuri televiziyo. Ariko rero ntabwo ntibemeye ko ari jenoside. Nyuma aho nyine hano leta itsinze igiye ku butegetsi, jenoside batangira kugenda bohereza wavuye muri Côte d'Ivoire n'abarisedini bageniza akazi hano kuza kureba niba jenoside ari jenoside. Hano barayirebaga ko ari jenoside. Mu busanzwe Tito Rutaremara yabwije ukuri Abanyamurenge. Ibintu ni bibiri yabarabuye mu mvugo z'abiki gihe, noneho mu mvugo ya Bibiliya yababwije ukuri. Ariko hari ukuri numvise boge ntari isanzwe nzi. Nukuvuga ngo hano harimo ibintu bitatu. Harimo ubutumwa bwari bugenewe Burundi, harimo ubutumwa ku Rwanda, harimo ubutumwa kuri Kongo, ariko by'umwihariko Nord Kivu na Sud Kivu. Yabwiye aba Banyamurenge, arababwira ngo mwebwe nimudafata umuheto ngo murwane, nta butabera isi zabaho. Abahakara barababwira ngo u Rwanda mu myaka rumaze, ni ikihe gihugu cya Afurika cyazanye uwakozeho nyabwoko mu Rwanda, u Rwanda rukamucira ubutabera ngo abazungu, abakoroni, Abanyaburayi, Abanyamerika n'ahandi. Kubwo ibimwaro n'isoni, kubwo igihugu cy'u Rwanda babona cyiyubatse, barekura umwe bakarekura undi. Kandi koko niko biri. Uyu musaza aba Banyamurenge ibyo bita kwakuraje umuntu, kamubwira ngo va mu mikino, uve mu miteto, uve mu mandazi. Hitamo ibintu bibiri, uharanire uburenganzira bwawe, cyangwa se wemere ube imbata, cyangwa wemere upfe. Kimwe muri ibyo.
hari ukuba imbata, hari no gupfa. None se iryo jambo rivuze iki? Jewe ntabwo ndi gusesengura ijambo yavuze, ariko ahubwo ndi kuvuga uko nabitahuye n'uko nabisobanukiwe. Noneho ubutumwa hano burimo n'ubuhe? Muraza kunyihanganira, nanjye nafunguye urubuga hano, muduhe ibitekerezo. Ese aba bantu bakozeho nyabwoko mu Rwanda b'Abarundi bari muri guverinoma ya CNDD-FDD, bazataha Uburundi buzabarekura baze gucibwa imanza ubutabera, cyangwa ni fofuri byahuriyemo? Bunyoni niwe yavuze wakasirinze umushinga w'icyari ibiganiro hagati yo guhanahana abanyabyaha. Ni Bunyoni yavuze, kuko mpamya ko ariwe mu generali wari ukomeye ku gihe cya Nkurunziza. Niba se Uburundi butarekuye abo banyabyaha, tuzabana neza gute? U Rwanda ruzabyirengagiza? FDLR iri i Burundi, interahamwe n'abakozeho nyabwoko, wumve kofuri. Kabiri, ese abanyamurenge barahaguruka barwane babohore Kongo yose bagere n'i Burundi? Koko kugira ngo abanyamurenge batuze, ikintu kimwe gishoboka nuko CNDD-FDD haba hariho umuntu bari guhuza uyiyoboye. Naho muzica abasirikari 1000, neva arungika abandi 1000. Muzica 5,000 arungika 10,000. Bwiyo ni intambara y'imyaka n'imyaka. Mumbwire nawo mukino, bose n'abanyafurika, ari abanyarwanda, ari abarundi, ari abakongomani, n'abanyafurika, ariko satani yavanze ibintu mukahise kabaturuta mu myaka, murabizi. Aba banyamurenge barafata umwanzuro udasanzwe, kuko ni umushyitsi mukuru. Kamemu n'ijambo yavuze nk'abo rireba cyane cyane ni abanyamurenge, ubwo bararigenderaho. Barahitamo ibintu bibiri: baratega izosi Wazalendo, FDLR, Mayimayi, FARDC, iriya koalisiyo yose na FDLR, baba bateme bukware cyangwa babahindure imbata, muhinduke imbata zabo, cyangwa murahitamo kurwana. Koko hano iri jambo yarivuze numvamo kudasubira inyuma. Nahise mbona irindi jambo riherutse kuvugwa ko Baraka na Uvira bigomba gufatwa, kandi Baraka yiri nakureho gato, ariko nahise sanga ari byo. Ese aba banyamurenge niba Tito Rutaremara we avuga ati u Rwanda rwihaye ubwigenge hakoreshejwe amaraso ya RPF cyangwa se inkotanyi, bamena amaraso, bacungura igihugu, barakibohora, nta muzungu, nta nkunga yindi, hasi hejuru. Mu yandi magambo, mw'abanyamurenge mwe nimwigire ku Rwanda. Doke ni isomo mu bihugu bigize Uburayi na Afurika na Amerika, iyi migabane yose, ahantu haba abanyamurenge benshi ni mu Rwanda. Ni mu Rwanda niho hari benshi, kuko iriya hoteli barimo mpamya ko harimo abarenga 3,000 by'abanyamurenge n'umushyitsi mukuru Tito Rutaremara. Rero niba u Rwanda rwarigize rukarwana muri iriya myaka, rugahangana n'Abafaransa bari mu Rwanda, Ababiligi, FAR, ingabo za Habyarimana, interahamwe, rugakomerezaho na Mumbutu, rugahirika inkotanyi nyine, ako kavuyo kose n'iyo koalisiyo, erega ni nuko inkotanyi zabikoze bose bagatsindwa. Aba banyamurenge ririya jambo rivuze iki? Uko nabyumvise, abanyamurenge bari muri Kenya, abari mu Rwanda, abari hehe, n'indi nkunga aho yava hose, bagiye kwisuganya, biyegeranye, barwanira uburenganzira bwabo. Nicyo bivuze, ni ukurwanira ubuzima bwabo, kibuno nta maguru, hasi hejuru. Icyo ni kimwe. Avuze ati nimurebe u Rwanda, hari ababinegoseye ko duhanahana abanyabyaha. Bunyoni arabyitambika, natwe twarategereje byaranze.
byaranze na jenoside ntiyari kwemerwa, ni uko igihugu cyiyubatse, kandi koko iyo ukize baraza, iyo bishoboye baza kwibaza bati bigenze gute. Tito rero yaritegereje muri iyi ntambara ziri kubera hariya, yitegereza uburyo mufata agace ejo mukakarekura, uburyo murwana ejo bundi mugaparika, uburyo munegosiya n'abazungu, uburyo mukata mu biganiro i Doha abantu bapfa, mugakata Washington abantu bari gupfa, nta gisubizo gihari. Tito Rutaremara nyakubahwa Mutamba, very good, iri jambo yavuze nanjye narivuga nuko ntaryo nzi, cyangwa se wanarimenya ukaba utabona uburyo uribwirira rimwe aba banyamurenge. Ariko mwagize umushyitsi mwiza mwebwe banyamurenge, yababwije ukuri, yabakuriye inkoni ku gishyitsi. Ibintu ni bibiri, igisirimba muzagicina, muzabaho, ariko uburenganzira bwanyu nimwe mugiye kuburwanira. Bivuze ko urugamba twiteguye hano imbere ruraba rushyushye. Noneho uko barwanaga babama twigwaneho, bagiye gukuba. Buriya mpamya ko ririya jambo umuntu wese, nanjye hano uraryumvise, riraza gusakara, kandi mpamya ko ubutumwa nyine ni ubugera hose ku muntu wese ubugomba. Iyi ntambara igiye gukurikira ni igiti n'ibuye n'ikarahabutaka, ni ya ntambara ya Herimagedoni. Kubera ko abanyamurenge ubu barisobanukiwe, ubu bitekerejeho, kuko ibyo babakoreye mu Gatumba byababereye isomo. Tito yabibabwiye, nimwanka na hariya murenge, we yanababwiye ati uyu musozi w'umurenge ntubaho. Muri abanyarwanda bavuga ikinyarwanda mw'ibyo bice, umusozi ntabwo muri uyu musozi, ibyo mbyihoze. Ariko bigaragara ko noneho yababwiye ngo mu mutima mushake indi ngingo, mu maboko mwambare indi mbaraga, mu ntambwe z'amavi mwongere mukenyere zigume, nimumara mubohore Kongo. Iryo jambo iri jambo ikintu rigiye gukora, ni umushinga nawe Mukukuru ke n'umuntu udasanzwe, kandi muramuzi, ntabwo nirirwa muvuga cyane, muramuzi uyu mutama cyangwa se umusaza mu Rwanda. Ni umuntu udasanzwe. Rero eske abanyamurenge muriteguye? Ejo bundi mwararwanye sava, mu Minembwe murahabohoza, n'ibindi bice byose murabibohoza, Liyetona Koloneli Rugaba bigarukaho, n'abandi bose baravuga sava. Eske s'il vous plaît, ikindi aravuga ati abakoze ihonyabwoko aha bari no mu ndongozi, ni abantu bakomeye muri CNDD-FDD. Ese dusanze harimo na Sawuli, dusanze harimo umwungirije, tugasanga harimo umwungirije, ese byaba ari nayo mpamvu batajya bahuza, batanumvikana? Umwe akavuga ati naraguhemukiye muri 1994, nta mpamvu ukiruka ntawe ukwirukankanye. Ndakavuga ati rero niba nta gahunda mufite yo kwihana ngo tubane mwarihanye, ntarasabye imbabazi, imirenzaho y'ibijumba ntayo dukeneye, ko baravuga ngo umurenzaho wera ibijumba, u Rwanda narwo ubwo rukabyanga. Ariko ninitegereza ndasanga uwitwa Generali Sematama, uwitwa Generali Sultani Makenga, uwitwa Generali uyu makanika wapfuye, we yarapfuye ariko asiga ibintu biri mu murongo, n'uyu Liyetona Koloneli Rugaba. Tito Rutaremara yabahaye ubutumwa bukomeye. Sinzi niba muri bubwumve mukandagiye mu mazi, sinzi niba muri bubwumve mubyutse umubiri waruhutse,
sinzi ikiri bukorwe mw'abanyamurenge mwe mugaharanira mukabohoza abana banyu n'ababyeyi banyu n'igisekuru cyane. Kandi mpamya ko nyuma y'iri jambo nabirya Ndayishimiye yavugaga, birya Gisekedi yavugaga, nahise mbona ko ibyo bintu byose igihari nuko abarundi bakoherezwa agacibwa intahe. Igihari nuko iyi ntambara nta muntu ushobora kuyitsinda, ntawe. Nyuma y'ibi mu byitega ibigiye gukurikira, Uvira izafatwa, Burundi nibubijyamo nabwo bufatwe, Kisasa nihaguruka nayo ifatwe. Hano hagiye kuba icyo bita ari umukino twajyaga dukina ngo witwa sinabyaye kera mu bwana bwacu, sinzi mu Burundi uko bawita. Ni umukino nyine uvuga ubu tugiye gutera agapira kabumbu, nubura umupira ubona ukuguru, aho ukubise hose nta ribi, ibyo bita kugingana cyangwa kubomana, ibintu nk'ibyo harimo abagiye babikina. N'ibi rero mpamya ko nagira ngo nkumenyeshe ko harimo ibintu binini cyane, dosiye n'ingari, ariko nanone biri mu bantu. Wabona Sebarundi avuze ati nimutubwira abo mukeka, koko harimo abarokotse jenoside mu Rwanda bavuga bati naka ndamuzi yaraje naramubonye. Harimo n'abarundi bavuga bati naka na naka yaraje. Nyine mwisi nta gitwikiriye kitazatwika urugo. Ibyo kandi ibyo nabyo neva kubikora mpamya ko babyanze na mbere babona impamvu. Uyu munsi wa none rero, eske iyi ntambara izahagarikwa nande? Yabarabuye ariko yabwiye ati ni mwebwe ubwanyu muziha ubutabera, ni mwebwe ubwanyu muziha ubutabera. Icyo kintu niba mwebwe mudashoboye kugwana w'igihugu mu cyokipe mu gihe amahoro, ubishaka bakunda ubishaka bangi, n'u Rwanda niyo nzira rwanyuzemo. Ntabwo u Rwanda Loni siyo yahaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame u Rwanda, si n'ubumwe bw'Uburayi, si umuryango w'abibumbye. We n'amaboko ye n'ingabo ze babohoye u Rwanda. Makenga, General Sematama, muri tayari cyangwa se ntabwo mwumvise? Koko yababwiye ati hano ni mu Rwanda, ntabwo ari imurenge. Muri abakongomani bavuga ikinyarwanda seto. Ni nk'uko yababwira ati ari abari i Burayi, ari abari muri Amerika, igihugu cyanyu ni kiriya, muri gushakira igiti ku muntu. Ni uko yababwira ati niba mufite gahunda, mufite ubwenge, ubundi murashaka ubwigenge buvuyeho uretse mu maraso yanyu. Ubutabera. Abarundi bazicara baguhe abishe mu Gatumba, nibashaka babaguhe. Kongo yicare guhe abishe mu Gatumba, u Rwanda ruguhe abishe mu Gatumba, yenda arizo ntera hamwe cyangwa se aho twita FDLR, ariko n'abanyarwanda. Bundi si ubwo nibacira urubanza ejo hakaduka ibindi, byo bizagenda gute? Rero yababwiye ati twere kwirigwa tukataha twitana ba mwana, inyishu ni imwe, igisubizo ni kimwe, n'umuheto. Ni muwegure murwane mubohore Kongo. Iraboshye. Ariko se iryo jambo sava Kongo iraboshye ko umuterankunga mukuru ari Uburundi, ko abarwanyi barwana mu minembwe aho mu banyamurenge ari Abarundi? Tuvuze Kongo kwanga ko Burundi burakara, ariko ikibazo se kuko Kongo yaratsinzwe, Kongo byarayinaniye, Kongo yahembye abantu abari bo bose, ndetse ubu ngubu yiringiye Burundi. Kuva ejo mwabonye ko Prime niyo ngabo yagiye Kisasa, arababwira ati rwose gufatikanya na Wazalendo intambara, gufatikanya na FDLR intambara,
ni abasivile n'abaturage n'abamayimayi. Iyi ntambara ntituzayitsinda. Sava nka minisitiri w'ingabo, nk'umuntu uyoboye ingabo mu gihugu, yagombaga guhura na Gisekedi akabwira ati urugamba rubejo. Sawa, yemeye koherezayo izindi ngabo nyinshi, zanahagurutse zagiye rwose muri Kongo pe, ariko se amaherezo ese koko, nekeza ku musozo nigire mu gice cya kabiri, M23 twigwaneho irirukana abarundi ku butaka bwa Kongo ibohora Kongo. Aba banyamurenge bagiye kurwana iyi mitwe irenga 200 bayitsisure ku butaka bwa Kongo mu bice byabo, kiba igihugu cyigenga, kuko buracyarangije kuba igihugu. Utegereje iki? Nusi irindi jambo utegereje niri titarakuze, nta bintu byo kuvuga ngo Amerika ngo Burayi. Yibwiye nk'umusaza kandi arakuze mu myaka, mu mashuri, buri kimwe cyose yavuze nk'umuntu w'umukukuruke kandi ababwiza ukuri. None se iki mureke kunyura aha cyangwa aha, mubohoze igikira nicyo gihugu cyane. Nabo bari babizi banabibonaga, ariko se ubwo urumva noneho ahangaha rero nihatagwa ngo umusivili haragwa umusirikare, ariko baranahaguye. Ahubwo ubu niho ibintu bigiye kuba umuriro. Hano ngiye guhanurira umuntu wakomeretse ku mutima ndetse no ku mubiri. Umugabo witwa Pawulo yararenganwe bamuhora ijambo ry'Imana, bamuhora izina ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo nuko ko bashakaga kujya kumufungira mu mazi hagati, ngo bamunyuza mu nyanja hagati. Imbohe ziri kumwe na Pawulo ndetse n'abacunga gereza cyangwa abaragiye impimba baravuga ngo Imana iramutsinda mu nyanja. Uko byagenda kose mu nyanja ntari buharokoke. Cyambere bari banyuze mu nyanja bambaye nk'imbohe batagira imyenda y'ubwirinzi. Cya kabiri bari mu nyanja mu rugendo rurerure mu bwato busanzwe budapfutse, kandi mwese abakoze ingendo mu mazi muzi uburyo mu mazi haba hameze, nko kugendera muri firigo. N'abataragenderamo n'ubwo rugezo naguha, firigo nibura rwose bacometse. Pawulo mu nyanja bamuteze imitego yose, bamwe bati cyatesheje umutwe Kayizari, barakijugunya mu nyanja, baragenda bamugambiriraho ibintu bibi, bacura ibintu bibi mu mitima yabo. W'inyanja Pawulo arayambuka yose, arayambuka ashyika hakurya. Ndagira ngo mpanurire ibirenge byawe wambutswe na Kristo inyanja uyambuke mu izina rya Yesu. Wambuke inyanja uyirangize, inyanja y'uburwayi, inyanja y'ubukene, inyanja yitwa abarozi, inyanja nge ntarinze kudondagura ngaha. Uwiteka kwambutsa inyanja. Ngo bageze hakurya, uwarushye ngo ntaruhuka, kandi uwababajwe niwe ubabazwa. Ngo baramubwira ngo noneho imbeho iratwishe, bari wowe ujya kuturonderera inkwi. Agasuzuguro, akagaya, agakengera. Pawulo ngo akicuma imbere aho bareba, ntiyabasuzugura, arabumvira, ariko ararondeza inkwi ngo ishirira muruma. Cobra, buno tuyite cobra, inzoka imuriye. Abahanga bari bazi ubwoko bw'iyo nzoka. Hari inzoka ikurya twese twayireba tukavuga ngo ntabwo yabaho. Iriya imuriye ni isato, ni ishira, ni impiri, ni cobra cyangwa se n'inzoka isanzwe. Baravuga bati wabonye urokoka mu nyanja, ariko noneho Imana igutsinze mu butayu, igutsinze muri aya mashyamba. Iyi nzoka ntayo uri bukire. Vugira ngo iracyari y'Imana ivuga bikaba, kandi yategeka bigakomera. Umugabo bamucira urupfu, ariko Imana itamwishe. Nibo bamwicaga mu majambo, nibo bamwicaga mu bitekerezo, nibo bamwicaga mu bikorwa,
nibo bari bari kumwica kubw'ibyifuzo byabo, ariko Imana ntabwo yari iri hagati yabo, ntiyari iri no muri bo. Bavugishwaga n'umubiri, bagakoreshwa n'umubiri, bakayoborwa n'umubiri, bakibera muri uwo mubiri, batiramwishira murimbo yiramurangije. So muri ayo masegonda n'iyo minota ngo bategereza ko abyimbirwa, apfa akindutse, apfa akenyutse, babura na kimwe. Ubundi ntabwo kuri wowe bateganya urupfu rumwe, bateganya ipfu nyinshi. Bamwe batazazira ibi, abandi batazazira ibi, abandi batazazira ibi, ariko mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana. Ngo Pawulo afata icyo gikururuka akunkumurira mu muriro mu izina ry'iyanyambukije inyanja, ni nayo iri bunkize y'isato y'inzoka nyoka. Imana yakoze ibya mbere, irakora n'ibi. Imana yakoze biriya, irakora n'ibi. Pfuka mu bigaragaze, pfuka mu byerekane, itange mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Imana irakora n'ibi, ihindura ibyanze guhinduka. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Baba. Ndiyo Bwana, wasabiri utukufu Jehova. Ndiyo. Ibyo ari byo byose ufite abasi barenze umwe, kandi bakurusha amaboko, kandi bakurusha imbaraga, kandi bagutwaje igitugu. Imana yajabukanye Abisirayeli, ikambutsa Abayahudi inyanja itukura, ikanabambutsa Yorodani. Aho ni ahantu habiri hose bambutse. Niyo muri kumwe mu izina rya Yesu. Cyo kigerageza uwo mudayimoni umubwire ngo nambutse inyanja itukura ndakizwa. Kwambuka Yorodani njye Kanani nayo ndayambuka biguma byoroha. Ibi bibazo Pawulo yari arimo ntabwo bo bari bazi ko Imana iri muri we. Basigaye basenga Imana ya Pawulo. Baravuze ngo noneho twemeye ko ari Imana, noneho twemeye Imana ya Pawulo. Kuko mu busanzwe nta muntu n'umwe ushobora kurokoka iriya nzoka. Nawe ndarahiye ntabwo biriya bigeragezo wari kubisimbuka. Profete General Marite, ntabwo nanjye amaboko yanyasamiye, ntabwo nari kuyasimbuka. Ariko Yesu, ariko Oziyana, ariko Data, ariko Mwemu Yera yaduhaye kujabuka ikiyaga gitukura, aduhaye no kujabuka Yorodani. Haleluya. Bigira bigendene, zihindura ibyanze guhinduka. Ngwerega Imana irumva. Imana si umuntu, kandi ntabwo izigera yicuza. Bakugaraguje agati, urarira, urababazwa, bakuraza ijoro, igicuku, ariko ishobora byose, isumba byose, yarirahiye. Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo tazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Ikigiye kubaho ni ibirori. Byuko kayangane, byuko urabagirane, kubera ko imitego baguteze 1, 2, 3, 5, 6, 7 yose urayisimbutse. Ibisigaye ni Kanani, ibisigaye ni Kanani. Bwira abanzi bawe barekeraho, nzobo batukuye bazitere mw'izina. Bwira abanzi bawe bicecekere, nzobo batukuye bazitere mw'izina. Bwira abo basenga, bwira abaririmbi, bwira abanzi bawe bicecekere, nzobo batukuye bazitere mw'izina. Imana uko yarwanye kera n'uyu munsi niko ikiri. Imana ntirwanisha amagambo, irwanisha ibikorwa.
nta bumara buri bukurwanye buruta ubwiriya nzoka, nta mbaraga zakurwanya ziruta iziriya kobra. Wagombaga gupfa mu masaha, wagombaga gufungwa mu masaha, wagombaga ubuzima bwe ko biba biheze mu masaha, ariko niba ugihema hari ibyiringiro, hari ibyiringiro. Ibigeragezo bari baguteje bifite ubukana, bifite ubumara, ibyari biguhagurukiye bifite ubushobozi, bifite imbaraga, ahawe ntihaba hakibukwa, ariko Imana y'agakiza n'amahoro n'amasezerano yarahabaye, iritamurura, ihindura ibyanze guhinduka. Uyu munsi wa none warabitsinze, mu izina ry'iyatsindiye Pawulo nawe gutsindire, mu izina ry'iyaneshereje Pawulo akambuka nawe uhoraho uyu munsi akwitamura nk'uko yiyeretse Pawulo akwiyereka. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, duhaye umugisha wo kumva ibyagezwe byawe, uduhane umugisha, bitabare umutima n'umubiri, kandi ntibice mu gutwi ngo bisohokere mu kundi. Umwigisha n'umwigishwa kuzurizwa imbere yawe. Urakoze ko areke zigenza, ariwe kiyongozi, uri Arufa, uri Omega, bakwiyingiye bahabwa umugisha none n'iteka ryose. Amen. Ciao ciao. Shalom shalom.